Ubuzima bwiza si ukwigwizaho amafaranga menshi cyangwa imiti yihariye, ahubwo ubuzima buzira umuze bushingiye ku mico n'imyitwarire yacu yoroheje dukora buri munsi. Hari ibintu bito cyane abantu benshi badaha agaciro, nyamara ari byo bifite ubushobozi bwo guhindura ubuzima bwabo. Iyo umuntu yitoje imyitwarire myiza isukuye, agira umubiri ukomeye, ubwonko bukora neza, umutima utekanye n'imibereho irambye, bitewe no kugendera ku mabanga atandukanye y'ubuzima. Uyu mwanya nshaka kubasangiza imyitwarire 15 yoroheje igira uruhare rukomeye mu kongera ubuzima bwiza no guhangana n'indwara zifata abantu benshi muri iki gihe, cyane cyane indwara ziterwa n'imirire mibi ndetse n'imyifatire idakwiriye. Za ndwara zose zihora zugarije ubuzima bwa benshi kandi zigahora zibahangayikishije ku buryo bahora basiragira kwa muganga ndetse ntibabone igisubizo. Twavuga nka diabete, umuvuduko ukabije, hyperacidite stomacale, acide nyinshi mu gifu, indwara z'impyiko, indwara zo guhagarara k'umutima icyo bita heart failure, ndetse za stroke, indwara zitandukanye zo kuribwa n'umutwe. Izi ndwara zose ziterwa n'imirire mibi ndetse n'akajagari mu mirire no kutarya kuri gahunda. Iyo umuntu yariye kuri gahunda kandi ibyarya byose akaba yizeye ko ari bizima, byanga bikunze izi ndwara zirakira. Izi ndwara zinyura mu kanwa bitewe no kurya nabi. Umuhanga w'ubuzima arya neza, izi ndwara zikabasha kwibagirana. Uwo muri kumwe ni Nzayisenga Jean Paul, ansenya naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Umuyoboro wagezeho ni Haranira Ubuzima Official. Niba ari bwo bwa mbere duhuriye kuri uyu muyoboro, hita ukanda subscribe n'inzogera, nawe uzaje ugira amahirwe yo kugezwaho video twaguteguriye uwo mwanya. Uhereye umunsi utera intambwe nziza zo gusigasira ubuzima bwawe, nk'uko ababana natwe badahwema kuduha ubuhamya ko bakize indwara nyinshi nko kuribwa n'umutwe, gutukuza amaso cyangwa kuribwa n'amaso, cyangwa se indwara z'amaso zitandukanye, indwara zo mu kanwa, indwara zo mu muhogo, indwara zo mu gifu, kutabasha kwituma, za diabete, hypertension, guhagarara k'umutima, kudakora neza. Izi zose babashije kuzikira kubwo gukurikiza amabanga tudahwema kubasangiza buri munsi. Nawe nukanda subscribe n'inzogera ukajya udukurikirana buri munsi, uzabasha kugira ubuzima bwiza. Dore imyitwarire 15 yoroheje ariko itajya itekerezwaho ishobora guhindura ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ku mwanya wa mbere ni ukuzinduka kare kugira ngo utangire umunsi mwituze. Iyo umuntu azinduka kare kare arushaho kugwiza ubuzima bwiza. Kubyuka kare bituma ufata umwanya wo gutekereza neza, gusenga cyangwa gutegura gahunda y'umunsi neza. Abazinduka kare baba bafite umusaruro mwiza kuko umubiri uba udahangayitse. Abahanga bose nzi babayeho bagiraga gahunda nziza yo kuzinduka kare. Urugero Michelle Obama ndetse na Obama bakunda kuzinduka saa 10. Mahatma Gandhi yakundaga kuzinduka mu masaa 10:15. Abahanga nka Einstein nabo ntabwo barenzaga saa 11 bakiri mu buriri, bakabasha gucukumbura no gutekereza byinshi byafasha rubanda nyamwinshi. Ku mwanya wa kabiri ni ukunywa amazi ako kanya ukibyuka. Amazi ya mu gitondo afasha gusukura umubiri, gufasha itembera ry'amaraso no gutuma igogorwa rikorwa neza. Kunywa amazi mu gitondo bifasha kandi ubwonko gukora neza, kuko umubiri uba ukeneye amazi nyuma yo gusinzira amasaha menshi. Iyo umuntu yanyoye mu gitondo aba afashije umubiri kwisukura imyanda iri mu mara ndetse no mu gifu. Ku mwanya wa gatatu ni ugukora siporo buri gihe, niyo yaba kugenda urugendo rutoya. Siporo ni urufunguzo rw'ubuzima, irwanya umunaniro, igabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, yongera amaraso kandi yongera amaraso meza mu mubiri, kandi ikagabanya isukari n'ibinure bibi mu mubiri. Ni byiza gukora siporo nibura iminota 30 buri munsi, kandi ntabwo ari ngombwa kujya muri ya mazu y'abagashaka faranga
nawe wayikoresha mu rugo. Ku mwanya wa kane ni ukwirinda kunywa ibinyobwa by'ubwoko bwa fanta, coca-cola n'izindi soda. Ibi binyobwa biba bifite isukari nyinshi n'ibinyabutabire byangiza umwijima, igifu n'imitsi. Kubyirinda bituma ugumana ubuzima bwiza bw'amaraso n'umubiri. Ni byiza kwinywera amazi ndetse n'ibinyobwa wateguriye mu rugo rwawe, nibwo wabasha kugira ubuzima bwiza. Ku mwanya wa gatanu ni ukwiyiriza ubusa iminsi 2 mu cyumweru, ukarya imbuto gusa. Kwiyiriza ubusa biruhura umubiri kandi bigafasha gusukura amaraso. Kurya imbuto gusa bituma umubiri ubona intungamubiri zisanzwe zidahutaza insuline cyangwa izindi ngingo. Muri make, ibyo kurya biza ku ruhembe rw'imbere mu kugaburira umubiri w'umuntu, gukingira no kuvura indwara. N'imbuto nawe uzazirye zizakuzanira ubuzima bwiza. Ku mwanya wa gatandatu ni ukurya indyo yuzuye ifite imbuto n'imboga nyinshi. Imboga n'imbuto zitanga intungamubiri nyinshi, zongera amaraso meza kandi zikagabanya indwara. Iyo bikunze kugaragara ku meza, umubiri ugira imbaraga zuzuye. Ku ifunguro rimwe haranira kurya imboga mbisi, irindi funguro urya imbuto ziringaniye mbere yo kurya. Nawe uzagira ubuzima bwiza kandi wishimiye. Ku mwanya wa karindwi ni ugufata akaruhuko mu kazi kugira ngo umubiri ugarure imbaraga. Nibura nka hagati y'umunsi ushobora kuruhuka iminota 5, 15, 20 kugira ngo umubiri wawe wongere wiyuburure. Gukora udahagarara bitera umunaniro n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Akanya gato ko kuruhuka gatuma ubwonko busubirana imbaraga n'ubushishozi bwagutse. Ni byiza kuruhuka uko bigushobokeye. Ku mwanya wa 8 ni ukwirinda amazi akonje ku buryo bwose. Amazi akonje yangiza igogorwa, atuma umwijima unanirwa kandi agabanya ubushobozi bw'imitsi. Amazi y'akazuyaze cyangwa asanzwe niyo meza umuntu akwiriye kunywa kugira ngo agire igogorwa ryiza, atekereze neza, agire imbaraga nyinshi kandi niba arwaye indwara zo mu muhogo zibashe gukira neza. Ku mwanya wa 9 ni ugukomeza kongera imbuto mu biribwa bya buri munsi. Imbuto zigira fibre, amavitamine na antioxida bifasha kurwanya indwara, gusukura amaraso no gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Ni byiza kuzirya, ukazirya neza kandi ukazirya mu rugero kugira ngo ubashe kugwiza ubuzima bwiza. Ku mwanya wa 10 ni ukwirinda kunywa amazi igihe urimo kurya. Iyi ngeso ikorwa n'abantu benshi bakibwira ko ari ubusirimu. Oya, ntabwo ari ubusirimu, ahubwo ni ubumenyi buke ku buzima. Ni byiza kunywa amazi habura igihe gihagije. Amazi anyobwa mu gihe cy'ifunguro. Amazi anyobwa mu gihe cy'ifunguro atuma aside zishinzwe igogorwa zigabanuka, bikadindiza igogorwa. Ni byiza kuyanywa mbere cyangwa nyuma y'iminota 60 kugira ngo bitabangamira igogorwa ry'ibiryo. Ku mwanya wa 11 ni ugushyiraho ikiruhuko gihagije hagati y'amafunguro. Kurya kenshi buri kanya bituma umubiri udahagarika igogorwa, ukabika imyanda. Gutegereza byibura amasaha 5 agera kuri 6 hagati y'amafunguro bituma umubiri usukurwa neza. Ni byiza kwirinda kuryagagura, ukarya kuri gahunda kandi hagati y'ifunguro n'irindi hagaca intera ihagije. Ku mwanya wa 12 ni ukudahuriza imbuto n'imboga mu ifunguro rimwe. Imbuto zigogorwa mu buryo butandukanye n'imboga. Imbuto zihuta mu igogorwa ariko imboga ziratinda. Kubivanga bitera kwivumbura mu nda no kudafata neza intungamubiri. Ni byiza kubirya mu bihe bitandukanye kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza. Ku mwanya wa 13 ni ukwirinda gufata ifunguro rya nijoro. Kurya nijoro bituma igogorwa ritagenda neza kuko umubiri uba ushaka kuruhuka. Bitera kubyibuha cyane, umuvuduko ukabije n'indwara z'igifu. Indwara zitandukanye z'igifu zibasira abantu benshi barya nijoro bagahita baryama, kandi nubwo utakirwara vuba, nawe ubwawe urara wiremereye, ukarara mu nzozi mbi, ukabyuka mu gitondo udashaka, utaruhutse neza. Ushobora no kuba uri kuvuga nabi bitewe no kurarana imitwaro y'ibyo kurya, kandi wananiwe wese iyo ataruhutse neza
avuga nabi. Ku mwanya wa 14 ni ukuruhuka bihagije kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze. Kuryama amasaha 7 agera ku 8 buri joro bifasha ubwonko kugarura imbaraga, umubiri ugakira n'imisemburo igakora neza. Ibyo ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Jya uryama amasaha ahagije, ugabanye imirimo ukora nimugoroba, kandi iyo wariye mu gitondo no ku manywa byanga bikunze uryama hakiri kare, ukagira amahirwe yo kurushaho kugira ubuzima bwiza. Ku mwanya wa 15 icy'ingenzi kurusha byose ni ukurya inshuro 2 ku munsi gusa. Ibi nabigarutseho, ariko reka nongere mbigarukeho cyangwa se reka nongere mbisubireho kugira ngo nibura abantu bamenye umumaro wabyo. Kurya 2 ku munsi bituma umubiri ugenzura isukari neza, ugasukurwa kandi igogorwa rigenda neza. Ni uburyo bwiza bwo kugumana ubuzima burambye kandi butarimo umunaniro igihe kirekire. Imenyereze kurya mu gitondo na saa sita utarengeje saa 9, uzagera ku byiza byinshi cyane bitewe n'uyu mwitozo. Reka mbabwire yuko uyu mwitozo ni ihame abacurabwenge bagenderagaho bakarushaho kugwiza ubwenge n'ubuhanga, n'ubucurabwenge bwabo bugahagarara bwemye, bakagirira umumaro rubanda nyamwinshi. Ni nabo tugenderaho kugeza n'iyi saha. Bari ingenzi mu myitwarire yabo no kugira gahunda yo kurya. Imana ifasha abantu kugendera kuri uyu murongo mwiza w'ubuzima. Iyi myitwarire 15 yoroheje ariko ikomeye ni isoko y'ubuzima bwiza, ubusugire bw'umubiri n'umutuzo w'umutima. Uko uyitoza ubona impinduka zigaragara mu mubiri no mu mitekerereze. Kubyuka kare, kunywa amazi meza, kwirinda ibinyobwa bibi, kongera imbuto n'imboga no kurya inshuro nke byose bifasha umubiri gukora neza, ukarwanya indwara ku buryo kamere. Nta muti ukomeye usumba kubaho mu buryo bwiza. Izi mpanuro ni nk'inzira ntoya ariko ifite ububasha bwo guhindura ubuzima bwawe burundu, ikaguhesha imbaraga, amahoro n'ubuzima burambye uko bukeye nuko bwije. Wowe tangira ukurikize izi gahunda nahoze nkuganiriza, nawe uzabasha kugira ubuzima bwiza. Inshuti bavandimwe, mbashimiye yuko mudahwema kubana nanjye buri munsi kandi mwigiriye neza. Niba mwarakanze subscribe n'inzogera, namwe murabona yuko aya mabanga ari yakenewe kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza. Gusa niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, ihutire gukanda subscribe n'inzogera kugira ngo ujye ugira amahirwe yo kwibanira natwe buri munsi no kugezwaho video twaguteguriye uwo mwanya. Akaryoshye ntigahora mwitama, ntashirarekwa. Icyakora ryo wasubiwemo. Noneho munyemerere mbe mbasezeyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Ciao ciao, I love you so much my dear friends.